Ese wari uzi ko abantu batangiye gukora amakarita mu gihe cya kera cyane, mbere y'uko n'ibingibi bya telefoni cyangwa se amateleviziyo na za mudasobwa biza? Dore uburyo ibi bintu tubitangira by'amakarita. Ku bantu ba kera bifashishaga amabuye, impapuro z'uruhu rw'inyamaswa, ariko ibingibi utagira ngo ni ba Rwabugiri cyangwa se abandi bami b'u Rwanda cyangwa se abo mu Burundi babikoraga. Ibingibi byari bimenyerewe ku Banyababiloni bakoze ikarita ya mbere izwi hafi mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Berekanaga ko isi izengurutswe n'inyanja. Nyuma mu gice cya kabiri cy'itera imbere ry'amakarita cyangwa se igikorwa ry'amakarita, tuhasanga Abagiriki n'Abaroma. Abangaba byari mu bumenyi bugiye buteye imbere ho gato. Hanyuma ngaha tuhasanga umuhanga bitaga Ptolemy. Uyu nguyu yashyizeho uburyo bwa latitude ndetse na longitude bwatumye amakarita agenda abanyayo. Igitabo cye yise Geographia cyagize uruhare rukomeye mu mateka y'amakarita. Hanyuma izi latitude ndetse na longitude bivuga ko arizo zitanga neza ahantu ikintu giherereye, aho imirongo imwe biciye ihagaze, naho indi igatambika. Igihe cy'imyemerere amakarita y'idini hagati y'umwaka wa 500 ndetse n'igihumbi 400 nyuma ya Yesu Kristo, abantu benshi bakoraga amakarita bashingiye ku myemerere, aho isi bayerekanaga nk'uruziga banyije mu bice bitatu. Igice cya kane tugisanga ko ari igice cy'ubushakashatsi ndetse n'ubucuruzi no kugenda mu nyanja. Igihe Abanyaburayi batangiye kuzenguruka isi bashaka ubucuruzi, bakoze amakarita y'ingendo z'amato. Ubuhanga ndetse n'ubuhangange bwabo cyane cyane ku witwa Maketa yakoze ikarita izwi cyane mu isi yose. Iyi karita yafashaga abashoferi b'amato kumenya aho banyura ndetse n'uburyo bagomba kuhanyura. Iyi karita kandi yabaga irimo uburyo amazi ndetse n'imihengeri mu nyanja ishobora kwitwara bitewe n'ibipimo yabaga yakoze. Hanyuma igice cya gatanu ni igihe cy'amasiyansi. Aya makarita yanyateye imbere kuva mu kinyejana cya 18 kugeza mu cya 20 haje uburyo bwo gupima ubutaka neza nko gukoresha triangulation. Ibingibi byakoreshejwe cyane mu bihugu byinshi byatangiye gukora amakarita y'ubutaka bugufi, harimo n'u Rwanda mu gihe cy'abakoloni b'Abadage ndetse n'Ababiligi. Igihe cya digital tugeze mu gihe none giteye imbere ku rwego rwo hejuru, amakarita ya mudasobwa, aho twatangiye kwifashisha ibikoresho bimwe na bimwe. Mu kinyejana cya 20 haje uburyo bwo gufata amafoto y'isi uvuye mu kirere ndetse no mu cyogajuru. Aha niho havuye ikoranabuhanga rya GIS, Geographic Information System, rituma abantu babasha kureba, gusesengura no gukoresha amakuru y'ubutaka mu buryo bwa mudasobwa. Uko ibi bintu cyangwa se imikoreshereze ya map imeze mu Rwanda, Abanyarwanda ba kera bifashishaga ubumenyi bw'aho batuye n'amazina y'ahantu nk'Urugarama cyangwa ku gasozi ka Gakoma. Mu gihe cy'ubukoroni amakarita yakoreshwaga mu gucunga umutaka no kugena imipaka y'u Rwanda. Ubu u Rwanda rukoresha GIS na remote sensing mu bijyanye no gutegura imijyi, kubungabunga ibidukikije ndetse n'iterambere rusange. Nubwo evolution y'aya makarita Abanyafurika batagizemo uruhare rukomeye, gusa bari mu bantu bari kwifashisha mu iterambere ryabo rya buri munsi, aho nk'u Rwanda rwifashisha iri koranabuhanga mu kuba ryagena no mu mutekano ndetse no mu bindi bijyana n'ubuzima rusange bw'abaturage. Ngaho reka duhure muri comment niba hari cyagufashije cyangwa se ari cyo wifuza ko twazavuga ubutaha. Naho ubundi nge ndi Trigger Boss, umuhungu w'Abanyarwanda, icyogere mu nkuba, ndatumwa ndatumika. Murakoze cyane.